Yesu ashimwe, ni Apotre Ukurinkunda. Reka numva hari igihe cyo kugirwa inama. Ngiye kubabwira utuntu dutoya duke tw'ubwenge kandi dushobora gutuma udashwana n'abantu cyangwa se ngo ute umutwe. Amen. Okay, icya mbere. Umuntu utarigeze urwaza umwana mu buzima bwe ntabwo ashobora kumva akababaro kawe wowe ufite umwana urwaye. Bishoboka. Umuntu mbese utarabaye mu buzima bwo kurera umwana urwaye. Iyo mvuga ni izi ndwara, donc si malariya mvuga, ndi kuvuga nk'abana bafite autisme, abana b'ibimuga mu mutwe, mbese bakenera kubitaho amasaha 24 iminsi 7. Umuntu utarigeze ugira icyo kigeragezo ntashaka kumva. Rero ntugate igihe wisobanura ku bantu nk'abo, cyangwa wumve ngo bakubwiye ibintu ubabarakarire, kuko nabo sibo. Sibyo? Ugomba kumenya ko ntibabyumva, baravuga aho ubwenge bwabo bugarukira, mbese aho experience yabo igarukira. Icyo ni icya mbere. Niyo mpamvu ugomba kwiha amahoro nabo ukabareka. Ibyo bavuga batekereza ukabihorera rwose, ukagira amahoro. Ntute igihe ngo bavuze ibi, batekereje ibi, ntibakumva, ntibazakumva, kuko nibwo buzima ntibabubamo, ntibanabuzi. Iyindi nabwira wowe ufite nk'umwana cyangwa abo bana cyangwa umuntu urwaje runaka ariko umwitaho, ni wowe bireba ibintu byose. Noneho ku bantu baba mu bihugu byacu tudafite abantu badufasha, ugomba kwiga kugira ubuzima wowe ushoboye. Hari ibintu bimwe utazabasha gukora umumama ufite abana badafite ibyo bibazo ubashoboye gukora. Kandi ntuzumve yuko hari icyo bakurusha, kuko nawe ufite ikindi uri gukora, urabyumva? Cyangwa witesha umutwe, ukore cyane, usanga uravunika. Ugomba kumenya ko uri a special mom with a special needs child. Mvuga ngo no kuri umubyeyi utandukanye n'abo bandi. Hari ibyo wowe ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, kandi it's okay. Ikiri ngombwa ni ukuvuga uti ubuzima mbayemo ndashoboye gukora ibi, nawe muri wowe urashoboye kugira imbaraga zo kugira ngo wite kuri uwo mwana cyangwa abo bana cyangwa uwo muntu witaho. Ukamenya limite yawe, utarebeye abandi, utareba ibyo abandi bakora cyangwa uko bagutekereza cyangwa ubuzima wawe warihaye mu mutwe ugomba kubamo. No, ibintu biba bihindutse kandi nta kibazo uba uri kwita. Dore n'ubundi buzima Imana iba yemeye gucamo bugomba guhindura ibitekerezo n'imigenderere yawe. Ugomba gushaka rero ikiguha amahoro, gituma bizana amahoro mu rugo. Nubwo bwose biba bigoye, turuha, ugira gute, ariko ugomba gukora ubuzima bujyanye n'ibyo uri gucamo. Hari abareka akazi, ati reka njye kwita ku mwana 24 na Sara, kandi nabwo ntacyo, ariko nabwo ushobora gukora. Don't uza kuvuga, ureba ibyo ushoboye, ntukore overtime, ntukore ibirenze limite yawe ku buryo ugeraho ukaruha ugasara cyangwa ukabona birakunaniye. Ntabwo ari ngombwa. Imana biraduhaye n'ubwenge bwo kumenya uko umuntu ajera ubuzima bwe. Ukamenya rwose ko hari amafete ujyamo, hari ayo utazajyamo, kandi it's okay. Ugasenga, ukamenya ko Imana iri kumwe nawe, ahubwo imbaraga ukazishora mu masengesho no mu bana bawe, muri famiye, kugira ngo ibintu bigende neza, no muri wowe kugira ngo ugire izo mbaraga. Ikindi navuga ni uko ni ukutita ku byo udafite.
kutita ku byo udashoboye, kutita ku byo utagezeho kubera nyine ubwo buzima Imana yaguhaye. Rwose ntibiguteshe umutima. Maze kwiga ko buriya umunezero cyangwa se amahoro ntabwo atangwa n'uko dufite ibintu byinshi cyangwa ibintu byose bimeze neza. Oya, ahubwo ni ibyo ufite uko ubyitwayemo uko bikuzanira umunezero. Sinzi uko bisobanuye uko mbyumva. Ushobora kugira bike cyangwa ukaba mu buzima ubona ni hatari nyine urumva abo bana n'iki, ariko bakakuzuza umutima ukumva ufite urukundo, ukumva ubaye ufite intego yo kubaho, ntabwo ubereyeho ubusa. Rero Imana niyo ibikora ikagufungura amaso ikakwereka icyo kintu. Ikindi navuga, it's okay kuvuga kumva urananiwe, wenda ntushaka kubona abantu se, atari uko uri depressed, ubu kuko uri exhausted. Nanone ndi kuvugana n'abantu babyumva, kuko utabibamo ntiyabyumva ibindi kuvuga. Ariko tuvuge nk'aho ufite uwo mwana cyangwa ufite abo bantu rero bameze batyo witaho 24 hours 7 days, iminsi 7 mike. Nta kibazo kumva ko urushye, nta kibazo bibaho, kandi ukumva udashaka kuvugana n'abantu, ukumva ushaka gufata igihe cyawe wenyine, abantu bashaka kutakumva bakagira gute, bihorere. Nshatse kukubwira ni ukuvuga ngo uba mu buzima buguha amahoro, butuma urera abo bana neza, kandi butuma witekerezaho ugatekerezaho n'ubuzima bwawe. Simvuze ngo wigunge ugende usare udeprime, oya, ugira abantu uvugana nabo, ukagira abantu wizeye uganira, inshuti, kuko iyo ufite ubwo buzima nta mwanya ugira mwinshi wa telefone, nta mwanya ugira mwinshi wo ku mati, utelefona akakura akakuraka, rero mwihorere, nta kibazo. Udashobora kumva ko ufite umwana urwaye cyangwa ufite ubuzima butandukanye n'ubwe, kuko ntashobora kubyumva, urabihorera ukikomereza. Ariko ikiri ngombwa, ugomba gushyira ubuzima bwawe mbere y'ibintu byose n'abantu bose n'ibitekerezo by'abantu bose n'ubuzima bw'uwo mwana cyangwa uwo muntu cyangwa ubuzima ubayemo. Gusa nshaka gusa ko tuvuga ngo n'abana bari autisme, kuko hari n'abandi bafite abana bafite chromosome 21, bafite inshuti bafite umwana ufite chromosome 18, n'abandi baryama bagira gute. Nanone kandi abana baratandukanye. Wumva nimba ufite umwana urwara akaryama gusa mu gitanda adasohoka, n'undi ufite umwana wiruka arikomeretsa aragira gute, ugomba kumureba iruhande, ntabwo ari kimwe. Umva energy uwo nguwo uryama umunsi wose n'undi wiruka ntabwo ari kibamwe. Donc cyose vuba umenye ibyawe, umenye uwo urwaje, umenye ubuzima ugomba kubamo, ariko bugendana na situation yawe. Ntuzane pressure zo hanze, ntuzane pressure z'abantu ngo barakubona gutya, guhamagara kubuze, ngo arakurakarira, ngo ntukiboneka. Ntuboneka nyine kuko uri busy, you understand? Ufite ubuzima butandukanye nabo, ahubwo ukiga nyine kuba muri ubwo buzima ariko bugendanye nawe nuko ubayeho. Ntukore byinshi bituma usara, urabyumva. Nanone ntiwigunge kugeraho uta umutwe ugakora icyo utakagombye gukora. Ushaka inshuti, ushaka kuganira wizeye, kandi ntabwo iyo nshuti ikakumva ko ushaka kuyihamagara rimwe uyu munsi ukazongera kuvugana nawe mu minsi 30, ko nta kibazo. Imana ikohereza umuntu nk'uwo, kuko umuntu nk'uwo uba umukeneye. Aba ari inshuti nzima itakugushyiraho pression, nta mwanya w'ibyo, nta mwanya umuntu aba afite, sibyo? Inshuti imenya ati ararushye mu mutwe, reka mwihorere, ibi n'ibi, sibyo? Rero niyo nama nagira abamama cyangwa ababyeyi bafite abantu barwaje 24 hours, cyane cyane abana ba autisme, kuko nibo beze kandi mumbaza amakestion menshi, ariko mukomeze mumbaze nzajya mbasubiza hano, ariko musenge. Ibyiringiro byacu muri Yesu Kristo, ni naho imbaraga tuzikura.
sinahava ntagiriye inama abantu batarwaje abana cyangwa bafite abantu mu miryango bafite abo bana. Ndabinginze mubahe amahoro, mwumve yuko batabaho nk'amwe, nimba atari ukubafasha mubareke. Wamuhamagaye ukamubura, don't complain, uvuge ngo nakubuze, nagize gute, please. Umusabye serivisi akubwira ati ngiye sinyishoboye, ubifata serious, wumve yuko ari umutima mubi, nta mwanya bagira, nta mwanya tugira. Reka nanjye nishyiremo kuko ni ibintu ndi kuvuga par experience, ndetse n'abandi mvunganira nabo bafite urwo rugendo ndimo. Nimba udashoboye kumwumva no gusobanukirwa no kumusengera, mureke kuko nta kindi agushakaho sense ukubeshye. Ahubwo ayo maserivisi umusaba, reba undi uyasaba udafite umwana urwaye, reba undi uyasaba udafite undi muntu arwaje 24 amasaha 27, ariko utuze. Ahubwo mushime Imana ko mutari kugenda mu rugendo rumwe aho kumucyurira ibyo utazi. Rero niyo nama nabagira, mubasengere, mubakunde, mubafashe, nta bindi. Atari ibyo igumiraho. Imana rero ibaho umugisha. Cyari igihe cy'inama cyo kungurana ubwenge, wisdom.